Mu buzima bwa buri munsi dukunze kwirengagiza amasomo y'ingirakamaro ashobora kuva mu bintu bito cyangwa ibiremwa dusuzugura. Umubu ni kamwe muri utwo turemwa. Ku bantu benshi, umubu ni ikimenyetso cy'urushishi, indwara n'ijoro ribi ryo kubura ibitotsi. Tuzwiho kuwanga, kuwirukansa no kuwica nta mbabazi. Nyamara iyo tuwitegereje neza, dusanga muri kamere yawo harimo ingamba zikomeye n'amahame y'ubuzima ashobora guhindura imitekerereze yacu n'uburyo tubaho. Tugiye gusuzumira hamwe amasomo 10 akomeye umuntu yakwigira kuri aka karemwa gato ariko kadacogora. Ntabwo intego ari ukwigana umubu mu gutera abandi ibibazo, ahubwo ni ukwigira ku ngamba ukoresha kugira ngo ugere ku ntego zawo, nubwo uhura n'imbogamizi zikomeye kurusha ubushobozi bwawo. Tubahaye ikaze kuri urumuri rw'ubuzima. Njye ndi inkomarume yanyu. Reka dutangire uru rugendo rwo kuvumbura ubwenge bwihishe mu mubu. Isomo rya mbere umuntu akwiye kwigira ku mubu ni uguhitamo intego no kuyitsimbararaho. Isomo rya mbere kandi rikomeye umubu twigisha ni uguhitamo intego isobanutse no kudacika intege kugeza uyigezeho. Umubu ntabwo uguruka mu kajagari gusa. Iyo ushonje uba ufite intego imwe rukumbi, ariyo kubona amaraso. Ntabwo uza ngo ugerageze kuruma igikuta, imyenda cyangwa igitanda. Wibanda ku ntego yawo nyamukuru, ikiremwa gifite amaraso. Iyo ukubonye ugufata nk'intego. Ushobora kuwukubita ukagenda, ariko nyuma y'akanya gato urongera ukagaruka. Ushobora kwipfuka ibiringiti byose, ariko umubu uzazenguruka kugeza ubonye agace gato k'uruhu gasigaye hanze. Uburyo ako gakoko kaziririza mu gutwi kwawe ni ikimenyetso cy'uko gafite intego kandi katayivaho. Ntabwo kavuga ngo uyu muntu arankubise reka nigendere, ahubwo gakomeza kugerageza kugeza karumye cyangwa kishwe. Icyo twakwigiraho mu buzima ni kangahe dutangira ibintu dufite imbaraga nyinshi, ariko imbogamizi ya mbere ikaduca intege. Ni kangahe tuba dufite inzozi nyinshi, ariko tukazireka kuko twumvise abandi batubwira ko bidashoboka. Umubu utwigisha ko kugira ngo ugere ku ntsinzi ugomba kubanza kumenya neza icyo ushaka, ni ukuvuga kugira intego isobanutse. Hanyuma ugashyiraho ingufu zose, ukihangana kandi ntube wacika intege kugeza ubigezeho. Intego yawe yaba ari ukurihira abana amashuri, kubaka inzu, gutangiza umushinga cyangwa kwiga ikintu gishya. Tsimbarara kuri iyo ntego nk'uko umubu utsimbarara ku ntego yawo yo kubona amaraso. Isomo rya kabiri umuntu akwiye kwigira ku mubu ni ugukoresha ibyo ufite nubwo byaba bike. Isomo rya kabiri umubu twigisha ni ubushobozi bwo gukoresha neza bike ufite ukabibyaza umusaruro. Turebye umubu ni agasimba gato cyane, koroshye kandi nta mbaraga zigaragara gafite. Umuntu ashobora kukica akoresheje urushyi rumwe gusa. Nyamara aka karemwa gato cyane kigobotora imbogamizi z'ingano yako, maze kagakoresha neza ibikoresho gusa gafite. Gafite urushinge ruto ariko rutyaye cyane, rushobora gutobora uruhu. Gafite ubushobozi bwo kumva umwuka duhumeka, CO2, n'ubushyuhe bw'umubiri wacu, bikagafasha kutubona no mu mwijima w'icuraburindi. Ntabwo umubu utegereza kugira amenyo nk'ay'intare ngo ubone kurya. Ntabwo utegereza kugira amababa nk'ay'igisiga ngo ubone kuguruka. Ukoresha utubaba twawo duto, urushinge rwawo ruto n'ubushobozi bwawo bwo kumva, maze bikaba bihagije ngo ugere ku ntego zawo. Icyo twakwigira muri iri somo: abantu benshi bakunze kwitwaza ibyo badafite. Nta gishoro mfite, sinize amashuri ahagije, nta bantu bakomeye nzi, ndi muto cyane cyangwa ndashaje cyane. Iri somo ritwigisha kureka kwitotomba no kwirengagiza ibyo dufite. Buri wese afite impano, ubushobozi n'ibikoresho runaka, nubwo byaba bisa n'ibidafite agaciro.
Intego ni ukumenya ibyo ufite, ukabyemera kandi ukabikoresha mu buryo bw'ubwenge. Tangirana n'ako gashoro gake ufite, koresha ubumenyi buke ufite, sangiza abandi icyo gitekerezo kimwe ufite. Iyo ukoresheje neza bike ufite, ugera kuri byinshi wifuza kurusha gutegereza ibitangaza. Isomo rya gatatu umuntu akwiye kwigira ku mubu ni ukutirengagiza agaciro k'ibintu bito. Umubu ubwawo ni isomo rikomeye ku kamaro n'ingaruka z'ibintu bito mu buzima. Akabugu kamwe gusa gashobora gutuma umuntu mukuru ufite ibiro 80 abura ibitotsi ijoro ryose. Urusaku rw'ako ruto rushobora kubangamira cyane kurusha urusaku rw'imodoka nini. Kurumwa n'umubu umwe gusa bishobora gutera indwara ikomeye nka malariya, ikaba yakwica umuntu. Ibi byerekana ko ikintu gito cyane gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, haba nziza cyangwa imbi. Icyo twakwigira kuri iri somo: mu buzima dukunze kwibanda ku bintu binini, insinzi nini, amafaranga menshi, ibikorwa by'indashyikirwa, ariko twirengagiza ko ibyo byose ari igiteranyo cy'ibintu bito byinshi. Ijambo rimwe ryiza, ni ukuvuga igikorwa gito, rishobora guhindura umunsi w'umuntu. Igikorwa gito cyo kuzigama amafaranga buri munsi gishobora kuvamo umutungo ukomeye mu myaka iri imbere. Gusoma ipaji imwe y'igitabo buri munsi ni igikorwa gito, ariko bishobora kukugira umuhanga mu gihe runaka. Ku rundi ruhande, akageso kamwe kabi, ni ukuvuga gato nko kunywa itabi rimwe, gukererwa ku kazi cyangwa kuvuga akajambo kabi, gashobora kwangiza ubuzima bwawe, akazi kawe n'imibanire yawe n'abandi. Umubu utwibutsa ko nta kintu na kimwe kiri gito cyane ku buryo twakirengagiza. Ibintu bito nibyo byubaka ibinini. Isomo rya kane umuntu akwiye kwigira ku mubu ni ukugena igihe cyiza cyo gukora, strategic timing mu ndimi z'amahanga. Umubu ni umuhanga mu kumenya igihe cyiza cyo gukora ibintu. Imibu myinshi ntikora ku manywa y'ihangu. Izi neza ko icyo gihe abantu baba bari maso, bafite imbaraga kandi bashobora kuyica byoroshye. Ahubwo itegereza igihe cyiza, ni ukuvuga mu rukerera cyangwa nimugoroba. Ni igihe abantu baba barushye, basinziriye cyangwa batari maso cyane. Iyo umuntu aryamye ntabwo aba afite ubushobozi bwo kwirwanaho neza. Umubu ukoresha ayo mahirwe kugira ngo ugere ku ntego yawo nta nkomyi nyinshi. Ibi si impanuka, ni ingamba. Umubu uzi guhitamo umwanya mwiza wo gutera. Icyo twakwigira kuri iri somo: gukora cyane ni byiza, ariko gukorana ubwenge biruta byose. Ubwenge bukubiyemo no kumenya igihe gikwiye cyo kugira icyo ukora. Hari igihe uba ufite igitekerezo cyiza, ariko atari cyo gihe cyiza cyo kugishyira mu bikorwa. Hari igihe uba ukeneye kuganira n'umuntu ku kibazo gikomeye, ariko ugomba gutegereza umwanya mwiza aho mwembi mutuje. Mu bucuruzi, kumenya igihe cyo gushyira isura nshya ku isoko ni ingenzi. Mu mibanire, kumenya igihe cyo gusaba imbabazi cyangwa kuvuga ikikuri ku mutima ni ingenzi. Kwihutira gukora ibintu mu gihe kitari cyo bishobora gutuma utsindwa, naho gutegereza umwanya mwiza bigatuma utsinda mu buryo bworoshye. Isomo rya gatanu umuntu akwiye kwigira ku mubu: kumenyesha abandi ko uhari, marketing and visibility. Buri wese yanga kuziririza k'umubu, ariko urwo rusaku rufite icyo rutwigisha, ni ukuvuga akamaro ko kumenyesha abandi kubaho. Mbere y'uko umubu kuruma, akenshi ubanza kukumenyesha kuri hafi aho binyuze mu kuziririza kwawo. Ni nka marketing cyangwa publicité yawo. Nubwo bitubangamira, bituma tumenya ko uhari. Iyo utaza kuziririza, wenda wajya ukura umutabizi. Urwo rusaku rutuma umenya ko hari ikigomba gukorwa. Icyo twakwigira kuri iri somo: ushobora kuba ufite impano idasanzwe, uzi ubwenge bwinshi, cyangwa ufite igicuruzwa cyiza cyane ku isoko. Ariko niba nta muntu n'umwe ubizi, iyo mpano yawe cyangwa icyo gicuruzwa cyawe ntacyo bivuze. Ugomba kuziririza. Ugomba kuvuga, kwerekana ibyo ukora, kwamamaza serivisi zawe. Vuga mu nama,
sangiza ibitekerezo byawe ku mbuga nkoranyambaga, bwira inshuti zawe iby'umushinga wawe. Ntukabe wa muntu w'umuhanga wicecekeye mu biro bye. Isi ntizaguhembera ibitekerezo byiza ufite mu mutwe wawe, izaguhembera ibyo washyize ahagaragara. Menyekanisha agaciro kawe nubwo byaba ari mu buryo buciriritse. Isomo rya 6 umuntu akwiye kwigira ku mubu: kudatinya inzitizi zikuruta. Fearlessness. Umubu utwigisha isomo rikomeye ryo gushira amanga no kudatinya inzitizi zisa n'izikuruta cyane. Gereranya ingano y'umubu n'iy'umuntu. Umuntu ni igihangange ugereranyije n'umubu, nyamara aka karemwa gato ntikareba ubunini bw'umuntu ngo gatinye. Ntikavuga ngo uyu muntu ni munini cyane aranyica, reka nicecekere. Ahubwo kabona amahirwe, ni ukuvuga amaraso, kakayibandaho, kakemera n'ingaruka zose. Kagwa ku mubiri w'icyo gihangange, kagakora akazi kako, maze kakagenda. Icyo twakwigira kuri iri somo rero: mu buzima bwacu duhura n'ibibazo bisa n'ibiturenze, imishinga migari, abarwanyi bakomeye, ibizamini bigoye, cyangwa inzozi zisa n'izidasanzwe. Akenshi ubwoba bwo gutsindwa buturuka ku kureba ubunini bw'ikibazo aho kureba ubushobozi bwacu. Umubu utwigisha ko tutagomba gutinya ibihangange. Niba ufite intego yumvikana, ntukarebe ubunini bw'urugamba, ahubwo ibande ku ntambwe ya mbere ushobora gutera. Shira amanga, gerageza, kuko gutsindwa ugerageza biruta kure kutagerageza kubera ubwoba. Isomo rya 7: guhanga udushya no kwishakamo ibisubizo. Umubu ni intangarugero mu guhanga udushya no kumenyera impinduka. Abantu bamaze imyaka ibihumbi barwanya imibu. Twahimbye inzitiramibu, imiti yirukana imibu, imiti yica udukoko n'ubundi buryo bwinshi. Nyamara imibu iracyahari kandi iracyakomeye. Kubera iki? Kuko ihora yiga, ikamenyera, kandi igashaka ubundi buryo. Iyo ushyizeho inzitiramibu, umubu ushaka n'agatobore gato cyane wasize. Iyo ukoresheje umuti umwe igihe kirekire, imibu yo muri ako gace ishobora kumenyera uwo muti, ntukomeze kuyica. Buri gihe imibu iba iri gushaka uburyo bwo gutsinda ingamba zacu. Ni ubuhanga budasanzwe bwo kwishakamo ibisubizo. Icyo twakwigira kuri iri somo: isi ihora ihinduka. Uburyo bwakoraga ejo bushobora kuba budakora uyu munsi. Niba ushaka kuguma mu isiganwa ry'ubuzima, ugomba kumenyera impinduka no guhanga udushya. Ntukagume mu bintu bya kera gusa. Iga ubumenyi bushya, gerageza uburyo bushya bwo gukora akazi kawe, shaka ibisubizo bishya ku bibazo bihari. Abantu n'ibigo bitamenyera impinduka birasigara bikibagirana. Ba nk'umubu, iyo uburyo bumwe bunaniranye, shaka ubundi. Isomo rya 8: kugira impamvu ikomeye igusunika. Iri somo rirarambuye kandi rishingiye kuri byose. Kugira impamvu ikomeye igutera gukora ibyo ukora. Kuki umubu wemera kwiyahura uza kukuruma uzi neza ko ushobora kuwica? Si ukubera ubugoryi cyangwa gushaka kwishimisha. Impamvu ni ikomeye cyane, ni ugutuma ubwoko bwawo bukomeza kubaho. Umubu w'ingore niwo uruma ukeneye poroteyine ziri mu maraso kugira ngo ubone uko utera amagi. Iyo utabonye amaraso ntabwo ushobora kororoka. Rero buri uko umubu uje kukuruma, uba uri mu butumwa bwo kuramira ubwoko bwawo. Iyo niyo mpamvu ikomeye iwutera gushira amanga. Icyo twakwigiraho rero: mu buzima, iyo intego zawe zishingiye ku bintu byoroshye nko gushaka amafaranga gusa, biroroshye ko wacika intege. Ariko iyo ufite impamvu ikomeye yimbitse igusunikira gukora ikintu, uhinduka umuntu udashobora guhagarikwa. Baza uti kuki nkora ibi nkora? Ese ni ukugira ngo umuryango wanjye ubeho neza? Ni ukugira ngo ngire uruhare mu guhindura umuryango mugari? Ni ukugira ngo niyongerere agaciro? Iyo ufite impamvu yawe ikomeye,
izaguha imbaraga zo kubyuka mu gitondo, gukora n'iyo unaniwe, no gukomeza urugendo n'iyo uhuye n'ingorane. Shaka impamvu yawe kuko niyo moteri y'ibikorwa byawe byose. Isomo rya 9 ni ukuvuga isomo ribanziriza irya nyuma. Gukorera mu bwihisho no kwitonda. Umubu utwigisha agaciro ko gukora ibintu mu bwitonzi no mu ibanga kugeza bigezweho. Iyo umubu uguye ku ruhu rwawe, akenshi ntiwumva ko wakugezeho. Ugwa mu bwitonzi buhambaye. Ukoresha urushinge rwawo mu buryo butababaza ako kanya. Akenshi umenya ko umubu wakurumye ari uko wamaze kugenda cyangwa umaze guhaga. Ntabwo uza urangurura ngo ngiye kukuruma. Ibikorwa byawo birangwa n'ubwitonzi bukomeye. Icyo twakwigiraho mu muco wacu wo kwirata no kwerekana byose ku mbuga nkoranyambaga, twibagiwe agaciro ko gukorera mu bwihisho. Hari igitekerezo cyiza kivuga ngo kora cyane mu ibanga, intsinzi yawe izivugira. Si byiza guhora utangaza imigambi yawe yose mbere y'uko uyigeraho. Abantu bashobora kuguca intege, kukwiba ibitekerezo cyangwa kukuroga. Iga gukora nk'umubu. Kora imishinga yawe mu ituze, yitegure neza. Igihe nikigera, ibikorwa byawe bizaba ari byo bivuga kandi bizaba bifite ingufu kurushaho. Gukorera mu bwihisho si ubwoba, ni ubwenge n'ingamba. Isomo rya 10 umuntu akwiye kwigira ku mubu: kwemera ingaruka z'ibikorwa byawe. Isomo rya nyuma ariko rikomeye ni ukwemera ko buri gikorwa kigira ingaruka zacyo, ibyago no kuba witeguye kuzihanganira. Buri joro umubu ufata icyemezo cyo kujya gushaka ibyo kurya, uzi neza ko bishobora kuba ari ryo joro rya nyuma kuri we. Uzi neza ko ushobora gukubitwa urushyi ugapfa. Nyamara wemera izo ngaruka kuko intego ufite arizo kubona amaraso ari ingenzi kurusha ubwoba bwo gupfa. Ntabwo uhagarika umubu ngo ubaze utese kuzi ko nshobora kukwica, uraza gukora iki? Witeguye guhangana n'icyo cyago. Icyo twakwigira kuri iri somo: mu buzima nta kintu gikomeye wageraho udahuye n'ibyago. Gutangiza ubucuruzi bifite ingaruka yo guhomba. Gukunda umuntu bifite ingaruka yo kubabara. Guhindura akazi bifite ingaruka yo kutishimira akazi gashya. Kwirinda kujya mu byago byose ni ukwemera kubaho ubuzima buciriritse kandi budafite intego. Isomo si ugushaka ibyago, ahubwo ni ukumenya kubibaho, kubara neza ingaruka no kugira ubutwari bwo gufata icyemezo nubwo hari ibishobora kutagenda neza. Ba witeguye ingaruka z'amahitamo yawe kandi ntukemere ko ubwoba bw'ingaruka mbi buguca intege mu gukurikirana inzozi zawe. Umusozo: nubwo umubu ari ikiremwa gitoya kitifuzwa kandi giteza ibyago, ni n'umwarimu ukomeye ku muntu wese ushaka gutekereza no kwiga. Kuva ku kudacika intege, gukoresha bike ufite, kudatinya ibikurenze, kugeza ku guhanga udushya no kwemera ingaruka, umubu uduha ishusho y'uko ingamba ziciriritse ariko zizwi neza zishobora gutsinda intsinzi zikomeye. Ntidukwiye kwifuza kuba nk'imibu mu ngeso zayo zo kubangamira abandi, ahubwo dukwiye kwigana imikorere yayo irangwa n'ubwenge n'ubushishozi. Ubutaha mu gihe uzumva umubu mu gutwi kwawe, mbere yo kuwukubita banza wibuke umwanya muto amasomo y'ingirakamaro ushobora kwigira ku mubu ku bijyanye n'intego, ubwenge n'ubutwari mu rugendo. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Tubashimira cyane mwe mwakanze subscribe kuri Urumuri rw'Ubuzima.